njye nari nzi ko kwica kubera ko umukozi numva nanjye arampamagaye araje ngo muturage ndavuga ariko abakozi baranagowe ibi ntiyakitekera kimamagara rero numvise igitima kirakubise numva nanjye birandenze ubwoba burangiye ako nanjye ndabona niyagaze ngiye mu kazi nsanga ibintu byose biri ku murongo nanjye ibigambo byawe siripurize se we siripurize yawe yarariye umvange mfite siripurize yizane turebe yizane yego ndemera nabonye se ibyendanye ukuri muzenda surprise surprise zawe se reba surprise reba gusa muharimo imiti ndakidimaguje numvaga kugutunganya cyane yewe nagutekeye akabiki mwaguje ngiye sinzi kuntu ariko kubera ari wowe nagatetse ndakabika ubwo se ubwo igicyayi cyawe kimeze umva akira mana yanjye reka ndabibara mbibonye surprise rwose n'ukuri pe wumve ko wumva nakwitayeho cyane kubera wow mbega icyayi we isiko n'ukuri pe uryoherwe rwose icyayi wimye mukuru wanjye gifite kamugisha mugiriye neza kubera kugukunda no kumva ko utababara uziko icyayi kibyoshe uziko harimo n'agatangawizi we mbega icyayi we kiraryoshye pe buriya nubwo nihagaze wose nari icyonje ako kantu n'ukuri nari icyonje ariko ni sawa cyamani nari ndi kuvugana n'umudiaspora agiye kuzanyoza amafaranga muri iyi minsi nzakwibuka ubwo uri umukozi nzaguha ureba umuti erega ndakwemera baba bagiye kwirira Alo. Yes dinete. Wa mutipe yahageze mani tezamo. Cool. Kiravuba mani afite igihe gito ashobora guhita agenda. Sawa. Kambe mvugana nawe. Sawa. Oh, okay. Shahores. Karibu wa. Misi myinshi kabisa. Cyane myisi. Ago twajerukanye. Ne nago nahinzi yuko maniro wagira hanga. Urabirantunguye kabisa. Urantunguye. Inshuti akanyura byibagiwe. Marko hace migiye kandi urabizi kuntu nyene iminsi. Kuntu cyangwa amagara rimwe na rimwe ngurahuze. Sigaye ndi busy cyane. Gusa pe abari nta mutima mubi. Nta mutima mubi nakugira twarakuranye. Uragira gutya nyene cyo mukuzu narebe nk'umuntu mwakuranye nyine biraho. Mayandi ukazaje wihugira ibintu byawe byo gusenga. Umuntu wanje kandi urabizi ko ndagukunda twarakuranye ubuzima bwose twabunyuranye mu mwana. Ntari bityawe naryo se nta kibazo kabisa. Wadinelo. Viki, bite? Salama so. Bite sashi. Karibu kabisa. Umeze neza? Ntari bikabisa. Makuru imitsi? Neza kabisa. Nari sawa. Ndabiyemo kabisa. Shaka kukubwira ngo utari wambwiye kweli. Sharigara nyica kugutungura. Okay. Kato guswe turi benshi. Ni kare ntari mari. Muzi yagize umugisha. Kulo rero ni dinete no ni kuro. Tubakiriza kimwebwe. Shana, ubundi uri gunanyakira. Ako ntacyo mamazi. Okay, sawa. Biragenda se? Shana kibazo. Nsanze hano ku nshuti yanjye meze neza. Aho. Bite ko ndi kubona. Ni sawa to. Se kuri kunca mu maso. Ahubwo hajya bagwamagaye nguki? Kulo, ngiye nitwa Kulo. Inde? Kulo. Yego. Kuri kunca mu maso. Ahubwo ngiye wance mu maso. Niho ucuriza mu mujyi ni? Uyanje naho ucuza mu mujyi.
ahubwo ngiye ndi kwibuka Muzihe. kuro sinzi ahantu nkuzi njye nawe ndi kubyumvisha sinzi ahantu nkuzi ahubwo ngiye ndi gusa nk'ukwibuka ndi kwibuka ko twiganye Troko Troko ni we Dinete wasakurizaga inyuma uwo nguwo niko wanyibutse none Dine ni wowe Yesu we ninjye komera cyane komera we ye mana Jesus ahubwo birantunguye navuze kuro nkakurusho nyine Dinete ni Dinete ko wahindutse se cyane ntabwo imisatsi nk'iyo nahe wagiraga nyine rese si uko umuntu abakira umwanereka Murakoze cyane. Troko Vicky umutsaze twariganye Troko ku mana yanjye rwose narumiwe iva boy kabisa ibintu mwana yanjye umuntu azajya abaho nta n'ahantu afite ho gutemberera muhanda urera nta bana mana yanjye ubaza uko wagira ntabwo mba mwaye noveni ku buryo hasigaye haba n'ibyana bingana kuriya wagira ntabwo mba mwa kano gace kabisa bino ni ukubyigaho reka mpamagare bashuti banjye baze tubyigeho aro Jackson umva mani mungireho mbatemo wangu hano mwaye noveni yacu hasigaye hari ibyana ibiryo sha narumiwe koko mugire vuba mubanguke sibara abana bo barangiraho ryarira uri mubike ikisi hariho nibike uri kujugunya muri ntabyo urebe ikisi urebe ikinyine amazira ntoki umuntu ungana nawe gutuma imyanda hari yuzika abana bahakinira abantu bakuru baraza bakahicara hariya ni muri toilette hari ukubona ikimoteri cyo gushyiraho ibintu amazira ntoki yawe mu gihuru umva bagombe bagufunge kabisa n'uwangiriza n'uwo muzana ibirwara umuntu atazi niki uwo mutwe wuzuyemo imyotsi y'amasigara uwo mutwe uri muzima umuntu ungana nawe isi nawe n'uruva gusenya oya kabisa wa mbere ngo yayoruye ijye kuyajuka ngenda kujyana ku murenge urukumva ca hano